mfashe umwanzuro kujya banko ngutabare ku musozi ngiye kwiyahura wena ndavuga ngo rero nubwo bimeze ngutyo ariko nimpfa abantu bari buze kunshingura bararamira umugore wanjye n'umwana wanjye ariko ngewe napfuye mfata iyo gahunda nzamuka mukove nzamuka njya banko ngutabare ara ku bitare ndi kureba ahantu heza ndi buzamukire nahita ndekura nkahita marango ikubita hasi nkapfa base abantu bari buze gutabara n'imiki barasanga umudamu wanjye n'umwana wanjye babatabare ariko ngiye mbitangire kuko nabanaga nta yindi shuwa nimwe isigaye yo kugira ngo abana umwana wanjye n'umudamu wanjye babeho baramuke. Hanyuma nibwo nahageze nzamuka ku rutare hejuru ndi kureba neza hano washashe kugira ngo manuke nikubite hasi. Haturutse umudamu inyuma yanjye ruguru gato araza yiruka arambira ngo Patiri ngo usigaye ubaye ko wabuze. Ndamuri yanavuga ati umudamu we ntaje kumvangira pango wanjye nawe urangije arambaza iki umudamu yagiye arambwira ati narakubuza atari ikintu wamanturiye turimo turasengana bati none Imana aragikoze ati nashatse nimero yawe narayibuze bati none ngize amahirwe ndakubona arambwira ati rero nubwo nkubonye n'amafaranga mfite bati reko mfite 10,000 bati ngiye kuguhata Imana yakoze ibikomeye amafaranga ndavuga ati nukuri kuyera Imana igitabara Imana itabara hari giye gutabara finally kweli inshuti zose zagiye imiryango yose yagutereranye data gusanga bagutaye Imana ikaguha ubuzima. Umudamu arambwira ati mfite 10,000 imbere n'inyuma akimbwira ngo amafaranga nitera hejuru shimira abwira ngo Uwiteka uhimbazwe ibindi byose yakurikiyeho nago nabyumvishije bishatse kuvuga iki baranyirukanye nimubwo banyirukanye nka saa moya z'ijoro ndabyibuka nsubira kwa makwera ko yari yarashatse nawe nyokuri yabaga hari hafi subira iryo joro kugira ngo basi ndebe ko yagire muheza umwana basi muri iryo joro anyingurire mageze ngeze imbere y'umuryango wenda korora nkoro arabyumva asohoka yirwa arambwira ati sohoka hanga umugabo kwa nyogokuru mageze nsanga bafunze hanyuma nabwo ndakomanga nyogokuru arabyuka arambwira ati nakubwiye ko uva hanga ugenda ndabifata ndabiboha nurira iki giti cyavoka njya mu biti bitatu by'igiti cyavoka negamamo hanyuma ndizirika kugira ngo nasa kugira gatotsi byibuze ngo mubuke nikubite hasi nagiye gusengana mu butayu Imana insubiza amateka inyuma y'ubuzima nabayemo ndabukurura nsanga nagize imyaka 16 mbaye mu ngo 71 n'igihe cy'inzu nishyuye kiba kirageze nta kazi nta mafaranga yo kwishyura mfite mpita njya mu ishyamba rya Kanyarira amezi 6 amezi 6 utunzwe n'icurye nza kurwara ikintu cyitwa amavunja ku ishuri ndwara amavunja bankorera umuganda wo kumandura amavunja yego hamagara umwaka wa 6 bose baraza kuko bari bakuru barimo bakajya bafata kembi bakajya ugatsi bagakeba bakagenda bashobora bafata ibijogoro bimwe by'ingurube bya bijogoro by'ingurube bakajya bahomekamo mbese nabyita rikoro y'iki gihe kuba ari mu rugo iwanje afite agaciro ingurube zanjye Yesu ibintu numva ndashaka no kubivuga kuko mba numva bijyanye ahandi hantu mwumva zanjye byumvikana iki impamvu ndiwe nuko ingurube ze zindusha agaciro nuko nzahirira nuko nzimenya shima ngo zidahari ntago ntaba nyine ubwo mfite agaciro ingurube iwe nta gaciro mufitiye iryo jambo yararimbwiye numva ndababaye ariko bitewe no kunarirwa ikintu cyitwa amavunja no mu ntoki arambwira ati rero naratanga sanga bacanye iziko bamenyemo amazi noneho nareba mu ziko ngasanga nyine batetse bora niko watetse ukamenamo amazi mu ntuze ibintu biba bigaragara of course hari natanga sanga nyine ahantu harashyushye ariko bamenyemo amazi bakambwira ati rwose ntago twatetse bwanjye vuga ngo reka niyubake nabwo hashize iminsi mike ngiye nsanga twatuntu twanjye bantu two badutwaye batwibishye nibwo wambashe Manuel yapanga amasengesho y'iminsi 7 icyo gihe hari ububyutse bukomeye cyane Galilaya hanyuma njyayo atumiye umuhanuzi w'icyangugu nicaye arambwira ngumva ngubwire bati Imana irambwiye ngo Imana izakugirira neza kandi Imana izakurengera kubwo aya masengesho mu gihe cyo kunyibara mu temple of ndavuga ati ngize Imana mbonye aho kuba icyumweru mbonye n'ahantu turamara gusenga ntaryo umuceri nkumva ameze neza hanyuma shinzu nishyuye kiba kirageze nta kazi nta mafaranga yo kwishyura mfite mpita njya mu ishyamba rya Kanyarira amezi 6 amezi 6 utunzwe n'icurye ndangiza ukwezi kwa 6 nibwo narindi kizabonwa ku mazi neza Imana izana umuhanuzi aruturutse irwamaga no mukecuru
araza turuka ruguru ayirukanka asanga ndicaye ku ibuye nigunze inzara yari yanangishe none nijana ryo kurya biswi naribuze hanyuma amanuka yiruka aramfata arambwira ngo mva ukuntu Imana ivuze ibirimo umupapa munini ubyibushye arambwira ngo iraza muri ubu buvumo rwa kizabonwa bati niba bari guhimbaza nawe ujye muhimbaza nakundaga guhimbaza twageze mu Rwanda mfite imyaka 7 hanyuma mu myaka 7 nibwo mama twageze naha ahita yishakira undi mugabo umugabo ashatse aramubwira ngo ngewe naragukunze ariko sinkunze abana bawe hanyuma biba ngombwa ko twari dufite nyogokuru ubyara mama afata abakobwa nibo mama nyogokuru ubyara mama yafashe hanyuma nanjye mageze nyogokuru arambwira ati wowe uri umuhungu mu myaka 7 arambwira ati wowe uri umuhungu shaka izindi nzira ugomba gucaho ugende afata ashyira mu mugongo anshyiraho n'igitenge arameka arambwira ngo mva ukuntu Imana ivuze aranzenguruka narahanura aravuga ati mwese Imana iravuze ngo mushyire amafaranga mwazanye hano hasi hanyuma bagenda bashyira hasi havamo 120 bashyashye 120 arambwira ngo Imana irambwiye ngo Imana iguhaye amafaranga batereka amafaranga Imana iguhaye mu gitondo cya kare tuva kuri uyu musozi usubira i Kigali Imana izakugirira nishobora reka nze ngushakire akazi Bugande hanyuma ugende wigire Bugande basi Imana izakugirira neza ati muno ni inshuti yanjye tumaze igihe dusengana Imana y'amahoro wasanga imukoreyemo noneho ngira ikibazo cyuko narangamuntu mfite mu bantu banyibye bari barambye nirangamuntu n'ibyango barabiterura barabitwara ntarangamuntu nari mfite ndibaza navuga ati se kujya Bugande nzajyayo gute ntarangamuntu mfite arambwira ati nge mfite umupangu w'uburyo tuzajya Bugande ngira umushinga mwiza arambwira ati pfa kuzagerayo nta kibazo buriya mva ngo bwiza ukuri yongeze kuri kino kintu ndababwira ngo bakristo bene data nshuti z'umusaraba Imana ijye barinda ikintu cyitwa umudayimoni w'inzara inzara nta kintu dakoresha nshuti yanjye inzara nta kintu dakoresha inzara Imana ijye barinda umudayimoni w'inzara mu izina rya Yesu uziko inzara yandiye uwo papa akangira umushinga wo kujya Bugande mu mufuka wa kirojana kirojana yes kubera inzara anyigira umushinga hari imifuka y'ibigundira kera yabagaho anyigira umushinga arambwira ati wowe uzajya mu mufuka hanyuma tuzaca ku mazuru duca no mu kanwa ndabizi neza ko uzagera Bugande ukiriho kumba nyange Bugande kungurisha nabizi kagiye kugurisha haryo nagiye Bugande bakangurisha nkaryama ku makoma hanyuma Imana uburyo nahavuye ni Imana yabigizemo uruhare igihe umuhigo mbwira Imana ngo ubwo ndokoreye ahangaha nzagukorera ikintu cyose uzanuma gukora nzakigukorera kubera ko mbonye ukuboko kw'Imana gukora ibitangaza ukuri umuntu kwiseta agiye kubagwa atabyaye atagiye kubyara ahubwo agiye kubagwa agiye kujonga burushete agiye kuribwa ubwo rero kera barabivuga nkagira ngo niniza ariko ngenda nabyibone n'amaso yanjye iyo Imana izakoresha ibikomeye uca mu bikomeye kugira ngo ukomere niyo mpamvu nabwira abantu ngo muhumure ubuzima bwose urimo naho Imana itakura umuntu nahana Imana itamugeza nshuti yanjye Imana irazirikana upfa kuyikomeza ukasenga ukabana n'Imana ukaba mu muhamagara Imana ishaka ibindi byose Imana irabikora kandi hanyuma nza kubyara umwana wa mbere mbyaye umwana wa mbere njarira ku Muhima mbyaye umwana wa mbere tubura amafaranga kuvuye kutuvana kwa muganga hanyuma rero kansimbuke njye ku gice tugeze mu rugo umudamu abura amashereka kubera inzara Yes, tubaha ikaze mwese mukurikiye Iramiro TV amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ku mpera zisi zitandukanye nibibanya ni mu gitondo gira igitondo cyiza niba ari nijoro gira ijoro ryiza hanyuma wowe warurwaye Imana igukize turafite amahoro mu mutima Imana yaguhe wowe warufite ibibazo cyangwa se wahuye n'ibyago Imana igukomereze umutima kandi iguhe humure kuko ariyo nyiriho mure nkuko twababwiye rero ko tutazadutinda tuzatugaruka kuri Iramiro TV kuko n'umuyoboro utugezaho ubutumwa bwiza kugira ngo dukomere nyine ni Iramiro naho umuntu yaramira kweri turagarutse tudatinze nyine nkuko twabibabwiye ko tutazadutinda uyu munsi rero twagiye tumaze kugenda tuhura n'umuntu w'umutumirwa Imana idutumyeho
kandi ndakeka ko ari ubwa mbere mubonye ku Iramiro TV ariko ntago nyine urumva japfunyitse. Hanyuma turagusohoje mwana w'Imana. Ndakwikirije mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma urakeye. Yego, urakoze cyane. Urakeye, Imana iguhe umugisha. Amen. Kandi gusaba umugisha ko wemeye no kuza ku Iramiro TV, kwemera ko uza gutambukaho gatambutse iby'Imana. Kuko twababwiye ko tuzaducisha ubuhamya, ijambo ry'Imana, ubutumwa, abahanzi, abo bose baca ku Iramiro TV. Hanyuma uyu munsi turakwakira rero soza abantu bakunda gukurikira Iramiro TV, banzu bapipe yera gutyo basohoze. Ndabashuje cyane buri wese ahantu uri ku Iramiro TV. Yego. Gubwa neza. Yego. Amen. Hanyuma utarakora subscribe akani kukanya kugira ngo uyikoreshe ya like, comment, usangize nabandi. Hanyuma rero duhaye ikaze bari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu irangira bwaryo, mu rasira bwaryo, abari hanze y'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye, mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Hanyuma reka twakire uyu mutumirwa abanza twibwire amazina ye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, mbanje kubasabira kandi ikindi ndababwira ngo Imana ibahe umugisha kunekerezaho kugira ngo mbashe kuza ku Iramiro TV, kugira ngo tubashe kuganira ku bintu byinshi Imana ibaradukoreye cyangwa se ku bintu byinshi Imana dukoresha n'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen. Amazina yanjye asanzwe nitwa Patrick Sibomana. Ndubatse, mfite urugo n'abana. Yego. Hanyuma nshimiye Imana cyane rero kuba impaye uyu munsi wo kugira ngo nze nganire n'abantu b'Iramiro TV. Yego. Hanyuma Patrick, abantu bakubonye uyu munsi ku Iramiro TV. Ni byiza nyine kuko ntago ari ubwambere utambutse ku miyoboro ya YouTube. Yego. Ariko n'ubwambere utambutse ku Iramiro TV. Patrick, ni muntu ki tugiye kubana muri aka kanya? Yego. Patrick ni umukozi w'Imana. Paul yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ndashima ngo Kristo wangize wo kwizerwa akangabira umurimo we. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanzi. Mbese iki Imana yishoboje gukora ikama imbaraga zacyo ndagikora mu izina rya Yesu. Hanyuma uvuze ko uri umuhanzi, ibyo bintu byose by'ubuhanzi byose umuntu yabibariza yabisangaye, niryo jambo ry'Imana utambutse. Yego. Ushaka kugira ngo izaba indirimbo yaba ijambo ry'Imana, mfite channel yitwa Isezerano ryera TV. Wajyayo indirimbo ukazibona ziriyo, maze gukora video, hari na audio ziriho. Niho wazikura, Imana ikabaho umugisha. Nyamuneka munyarukire ku Isezerano ryera TV. Mugende mukore subscribe, mukoreshe ya like, comment, musangiza abandi. Urafatanyije na Patrick kwamamaza ubutumwa bwiza. Hanyuma Patrick, tugiye kubana, yavukiye he? Wavukanye n'abana bangahe? Yego. Aha. Urakoze cyane, unyinjije mu kiganiro neza. Ndanagukunze, Imana iguhe umugisha. Amen. Hanyuma nge navukiye mu nce z'Iburasirazuba. Mvukana n'abana batatu. Yego. Njye muhungu hari. Yego. Ubwo nabo tuvukana kuri papa na mama. Kuko ni ubuhamya ndibuze kwinjiramo. Nge navutse muri jenoside yabaye mfite icyumweru. Ubwo bahungaga, papa yagize amahirwe make baza kumwiciramo abari guhunga. Hanyuma mama wabasha guhunga ahungira i Burundi. Nari n'umwana muto cyane, urumva nari mfite icyumweru. Hanyuma ni ubuhamya ngiye kwinjiramo kugira ngo tubwire abantu. Ubwo nuko warumbajije ngo mvukana na bangahe. Ubwo ndana abakobwa batatu nanjye umuhungu umwe. Hanyuma niwe tuvukana kuri papa na mama. Ariko ubundi ubusanzwe abo tuvukana kuri mama gusa n'abana bageze nko kuri 5. Nyuma yaho mama yaje gushaka undi mugabo, abyara abandi bana 5. Yego. Ubwo mvuze abo tuvukana kuri papa na mama. Yego. Urakaze cyane. Hanyuma abantu b'Iburasirazuba, Patrick no nyine waho ndi muzi no wabaye umugabo, afite urugo n'abana n'umudamu. Rero Patrick, nagira ngo banze wibwira abantu tugiye kubana uwo ari we. Nagira ngo mbere yo kuza kuduha ubuhamya banze usenga Imana. Ndabizuje waje wasize ko ntabwo waguruka utasinze, ariko wongera usenga Imana n'ukuri. Mwami Yesu uri Imana y'imbaraga nyinshi. Twageze iwawe turaruhuka. Amen.
abari imfubyi twarakuze, yego Yesu, kandi abatari bafite hepfo na ruguru wabahaye agaciro, nuhimbazwe. Tugushimiye umuteguro wawe mwiza. Hari benshi bahagarara ahantu bakagushima kubw'imbaraga n'ibitangaza wagiye ukora. Ndagushimira ko uyu munsi wangiriye icyizere cyo kuza kugira ngo nganirize abantu ibyo wagiye ukora n'imirimo ukikomeje gukora, nuhimbazwe. Reka unshyigikire ubane nanjye, siniyobore nyoborwe nawe. Mwuka wera niwe ndaritse kugira ngo azabane n'umuntu wese uneze amatwi nyumva, kugira ngo ibintu mvuga bibashe gushyigirwa nawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane Patrick. Hanyuma Patrick, tugiye kubana, wakiriye agakiza ryari? Wavutse mu muryango ukijijwe cyangwa wakiriye agakiza nyuma y'uko umuntu yakirira agakiza gadaturutse mu muryango cyangwa se ku babyeyi be agakizwa amaze gukura? Wewe wakijijwe ukibana n'umuryango cyangwa se wakijijwe ukuze, byagenze gute? Kugira ngo mbisobanure neza, reka mbikuvira imuzi kugira ngo abantu bashe gusobanukirwa biva naho bijya. Ubwo jenoside yarangiraga batangiye guhunguka, twageze mu Rwanda mfite imyaka 7. Hanyuma mu myaka 7 nibwo mama twageze inaha ahita yishakira undi mugabo. Umugabo ashatse aramubwira ngo ngewe naragukunze ariko sinkunze abana bawe. Hanyuma biba ngombwa ko twari dufite nyogokuru ubyara mama, afata abakobwa, nibo mama nyogokuru ubyara mama yafashe. Hanyuma nanjye mageze nyogokuru arambwira ati wowe uri umuhungu, mu myaka 7 arambwira ati wowe uri umuhungu, shaka izindi nzira ugomba guca ugende. Bishatse kuvuga iki? Baranyirukanye, nimubwo banyirukanye nka saa moya z'ijoro ndabyibuka. Hanyuma icyo gihe nigaga mu wa 2 primaire. Noneho nsubira kwa makwera ko yari yarashatse nawe nyokuru yabaga hari hafi. Nsubira iryo joro kugira ngo basi ndebe ko yagire muhe z'umwana, basi muri iryo joro anyingurire. Ngeze imbere y'umuryango wenda korora, nkoro arabyumva. Asohoka yitwa arambwira ati sohoka ahangaha umugabo atagusanga ahangaha, ati nyura vuba mvira mu rugo ugende. Nasubiye kwa nyogokuru, mageze nsanga bafunze. Hanyuma nabwo ndakomanga, nyogokuru arabyuka arambwira ati nakubwiye ko uva ahangaha ugende. Hari igiti kinini cyavoka munsi yo mu rugo kwa nyogokuru, amita nshaka imigozi y'insina, abantu barayizi, y'ibirere, reka mbyita ibirere kuko turi Abanyarwanda nta muntu utazi ibirere. Ndabifata ndabiboha, nurira iki giti cyavoka, njya mu biti 3 by'igiti cyavoka negamamo, hanyuma ndizirika kugira ngo nasa kugira agatotsi byibuze ngo mubuke nikubite hasi. Nuvuga ubwenge buraje, ndavuga ati ahari wenda mu gitondo biraza kurangira. So ndara muri icyo giti, saa 12 za mu gitondo mvamo, nicara ku muryango wa nyogokuru, ansanze aho ngaho. Ebana yafashe igiti arambwira ati nundi munsi sungire kubona hano mu rugo wanjye. Nibwo nahise mfata inzira zo kugenda. Hanyuma mfata urugendo n'ubwo amasaha 3. Hari umumama wo muri famiye wavukanaga na mama. Hanyuma njyayo mageze mutekereza ukuntu bimeze, arambwira ati reba baye hangaye iminsi mikeya, bati nanjye urabizi ko mfite abana benshi kandi ubushobozi mfite ni bukeya, ntago byashoboka kugira ngo nawe ngutunge bishoboke. Hanyuma nahabaye hafi icyumweru, ndahaba arancumbikira ndarya, birangira nabwo mavuye njya ahandi mu rundi rugo. Ejo bundi 2012 nibwo nicaye nagiye gusengana mu butayu. Imana insubiza amateka inyuma y'ubuzima nabayemo ndabukurura. Nsanga nagize imyaka 16 mbaye mu ngo 71. Shawe ndumva ndenze nabaye mu 17 warandenze mu ngo 71. Hanyuma ngiye nsimbuka cyane kugira ngo ngere aho warumbajije ngo nahakiriye agakiza hehe. Hanyuma naje kuba mu muryango hano Inyamata barabona mu Bugesera, hari ahantu bita mu Gatare. Narahabaye igihe kinini cyane, aho maba kuko nagendaga mu rugo rwose ngezemo mbabwira ngo ndashaka kugira mushyire mu ishuri niyigire, hanyuma ibindi byose nzajya nkora akazi kose gasanzwe, ariko umundeke niyigire. Ahantu hanangaje n'ahantu hamwe ikayonza nigeze mba, masanga boroye ingurube. Barambwira ati rero nta kindi kintu uzajya ukora, gahunda yari no kwahirira ingurube, ugashaka ineja, ukashaka amakuru y'ahantu baruye urwago, uruzujana ibivuzo ingurube sibone kuntu zibaho. Nanjye ndagushyira mu ishuri wige. Ndavuga ati nta cyo, ko nakundaga kwiga mu buryo bukomeye cyane. Ndavuga ati nta kibazo.
hanyuma ndagenda ndahagera izo ngurube ngenda nzahirira mamaze nk'amezi agera muri 6 nibwo umugabo waho yambwiye ati rero ubu tuvugana ibiryo byo mu rugo bibaye bikeya ikintu cya mbere tugusaba ni kimwe niba wumva ukeneye kwiga ukumva waguma ahangaha uzagenda ushaka ibivuzo ubizane mbere kugira ngo ubihungure ukureho ibyawe hanyuma ndamubwira ati nta kibazo kuko numvaga nta handi hantu ho kwerekera mfite nta bundi buzima mfite hano ho kujya profita ahantu bazambwira ati basijya ku ishuri profita hano bazambwira ati basiryama profita gutyo ndahaguma noneho nkajya neka amakuru y'ahantu bari urwagwa uwo munsi nkagenda nkafata ibivuzo hari ibisirori binini bya kera byabagaho binini by'ibyuma by'umweru ndabireba birabisoroshe ibisirori by'umweru rwose binini nkagenda mbere kugira ngo nange ibivuzo kugira ngo mbihingurube nkabanza nkakuraho ibyanjye muri icyo gihe Imana mu muterankunga w'isukari bita sukari guru bwa busukari bw'amabuye ndabureba ngira ngo urabuzi Imana mu muterankunga wa sukari guru hari mama acuzaga butike hanyuma mutekereza ukuntu bimeze arambwira ati rero basuzuza ujuza ngo agasukari ugenda ushiremo agasukari nkajya agenda ngafata bya bivuzo nkashyiramo ubukoni nka 3 bw'isukari ubundi nkapfundikira mu gihe mvuye ku ishuri nkarya mu gihe ngiye ku ishuri nkongera nkarya yabana igisorori nkakirya nk'iminsi igeze muri 3 noneho si ibyo gusa bitewe n'ahantu nararaga hafi n'ubundi yizo ngo yari afite nza kurwara ikintu cyitwa amavunja ku ishuri ndwara amavunja bankorera umuganda wo kumandura amavunja yego bankorera umuganda ikintu cyambabaje ni kimwe n'ubu njya nicara nkagitekerezaho nkumva Imana mu mutima wo kubabarira ariko nkumva nyigiyeho umunsi umwe bamuhamagare abarimu ticara muhamagara ambwira ati rero kuko nari narwaye amavunja mu buryo bukomeye yebana bahamagara umwaka wa 6 bose baraza kuko bari bakuru barimo bakajya bafata kembi bakajya ugatsi bagakeba bakagenda bashobora bafata ibijogoro bimwe by'ingurube bijogoro by'ingurube bakajya bahomekamo mbese nabyita rikoro y'iki gihe noneho bamutumaho araza akigera mu kigo namubwira ati uyu mwana kuki umwanda kuki mutamwitaho uzi ikintu yavuze yarababwiye ngo uyu mwana kuba ari mu rugo iwanjye afitiye agaciro ingurube zanjye Yesu ibintu numva ndashaka no kubivuga kuko mba numva bijyanye ahandi hantu nkumva aravuga ngo uyu mwana kuba ari mu rugo iwanjye afitiye agaciro ingurube zanjye byumvikana iki impamvu ndiwe nuko ingurube ze zindusha agaciro nuko nzahirira nuko nzimenya ngo zidahari ntago naba nyine ubwo mfitiye agaciro ingurube iwe nta gaciro mufitiye iryo jambo yararimbwiye numva ndababaye ngize agahinda ndataha mu rugo bigeze hashize nk'iminsi 3 hari umumama uhepfo yaba baturanye arande barambwira ate kugiye gupfira hari ahantu waza havuye basi ukaza hanyuma turaganira mama aramfasha amaze kumfasha arambwira ati rero hari umumama numva aca kugira ngo uguhe ariko bitewe no kunari ndwaye ikintu cyitwa amavunja no mu ntoki arambwira ati rero ndashaka ngo ujyana ahantu babanze bakondore bagusubende ujye wisiga amavuta y'inka intoki zibanze zibe nzima kugira ngo tuzoze ibikombe abantu bakwinuba shiva ngo warwaraga amavunja no mu ntoki ku buryo no mu ntoki rwose wandebaga ukabona intoki neza ibintu birakaze Patrick ikibazo cy'amatsiko wenda nabariza abantu badukurikiranye hanyuma ko wavuze ngo waryaga washyiragamo n'umusemo sukari guru ntago bakugaburiraga oya naratanga ngasanga bacanye iziko bamenyemo amazi noneho nareba mu ziko ngasanga nyine batetse bwana niko atetse ukamenamo amazi mu ntuze ibintu biba bigaragara of course hari natanga ngasanga nyine ahantu harashyushye ariko bamenyemo amazi bakambwira ati rwose ntago twatetse dore ntago twatetse nyine bwo nyine nari nzi kipura yanjye aho iteretse mazi kubera ko profita avuga ngo reka ni profita hano wo kuba basi niyigire wenda Imana izahindura amateka y'ubuzima ubwo nari nzana isahani yangiri narebaga mu ziko kugira ngo ndebe nyine ko bambeshya ariko nkasanga batetse bamenyemo amazi none ikibazo cy'amatsiko ubwo ntago wasindaga iyo wamwaga wanyweye ibyo bintu by'ibivuzo kumva bo nagiraga ikintu cyitwa buriya zabaga ari imvuzo nyine zari uwo munsi hanyuma nkashyiramo isukari nashyiragamo yari isukari imeze nk'aho ica intege zambaraga z'inzoga no kugira ngo ibivuzo biryohe
wenda mbirye numva ameze neza. Ubwo rero niko byagenda gutima umuntu ashyiragamo isukari kugira ngo bimfashe, kandi naryaga bike bishoboka, so nkanywa n'amazi menshi nkakomeza ubuzima. Yego, wadukomereza. Yego. Hanyuma nubwo buzima nabayemo, umubyeyi aza kumfata anjyana ahantu hari undi mumama w'inshuti ye bari boroye inka, arambwira ati rero uyu mama ngiye kumugwa mu gushinga, basi ubanze wiyondore, ubanze wisiga amavuta y'inka, ubanze wiyubake, nzashaka umuntu nzaguha w'umuganga uzamukorera nko mu rugo, ariko nawe akunda abana, azagufasha ku buryo wagira ute, ku buryo wakwiga kandi ibintu birushaho kugenda neza. Hanyuma ndahagera, maze kuhagera pe mama yanyiseho, Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha, yanyiseho ko ashoboye, akajya asiga amavuta y'inka, akajya akabakama inshyushyu nkanywa, mbese mu mezi ageze muri 6 nari maze gusa neza, maze gusa naho ngarura isura. Uwo mama nibwo yahitaga anyohereza i Nyamata, aho nabwiraga bita mu Butare, aho niho nagiye naba, ni naho nakiriye agakiza. Hanyuma nza guhura n'umumama waho wasengeraga muri ADPR, hano ku amashuri ya ruguru ya Gardienne, usa nkaho hano kuri arete neza ya Nyamata. Aho ngaba narahabaye, abantu benshi barahazi. Hanyuma nza kuhaba mama igihe, niho nakirijwe mitajya muri ADPR, ndabatizwa. Nari amashuri ya kariyeri Nyamata, nahize primaire, hara primaire ara neza kariyeri rwose narahize. No mu Gaturika hariya kuranuze Nyamata hafi y'uruguru y'akarere, naho naje kuhiga. Byumvikana iki rero, mama nawe yaramfashe aransindagiza, niho nakiriye agakiza, nubwo naringeze handi wambazaga ngo nakiriye agakiza ryari. Yego, Imana imuhe umugisha umubyeyi wagufashije mu buryo bumeze gutyo. Hanyuma Imana ishimwe rero ko yagushyigikiye gutyo, nubwo byatangiye ubuzima ni ntabwo. Twagira ngo tubwire abantu badukurikiranye ko nta kure habi Imana itakura umuntu, nta nakure heza Imana itageza umuntu. Uyu ni Patrick rero ababwiraga amateka nyine, urebye uko ameze ubu no kumva ayo mateka y'aho ngaho n'ibindi agiye kutubwira, urabona ko Imana ikora abantu kure, ikabageza ahantu heza, kure heza, ikakora na kure habi, ikazana kure heza. Wenda n'ubwo buryo mbivuzemo. Patrick rero reka tuganirize, ugeze ubwo dusimbuka ibintu byinshi, tuzana tubivugaho kugira ngo wenda abantu bumve ko aho wakiririye agakiza nuko wakakiriye, kuko hari umuntu afite agakiza k'ababyeyi cyangwa se yarakishakiye ku giti cye. Nk'ubu nkanjye nakuze nsanga iwacu basenga, mpita mfatiraho gutyo, nta bintu bye byahanze. Hanyuma Patrick, ugeze muri Kigali, ubwo uzatubwira nuko waje muri Kigali, ko reka tuvuge ugeze muri Kigali. Ni ibiki wahuye n'ubuhe buzima bwakugoye muri Kigali, n'ubuhe buzima bwigize bwakugoruka bwati ubuzima burangoye? Mbona nyinjira mu mujyi wa Kigali, ubwo dusimbutse byinshi, reka dutangirira aho nsabiye. Yego. Nageze i Kigali, inze Kigali ubwo nari maze kugera kurangiza nka segonderi. Hanyuma nza kurangirwa akazi hano mu Gasata munsi ya Kiliziya. Yego. No umupapa w'umukongomani wahabaga, ariko yari amaze iminsi apfushije, umugore yari afite saro hano ruguru neza Kanyonyomba ruguru y'umuhanda. Yego. Hanyuma maze kuhagera arambwira ati rero ninjye ubahaba njyenyine, ugomba kujya ukora akazi ko mu rugo. Hanyuma nza kuhagera, maze kuhagera amakazi ko mu rugo, akazi ko mu rugo ndagenda ndagakora. Ubwo ho nahageze mfite agakiza, narakira agakiza, umwami n'umukiza nyijijwe. Hanyuma maze kuhagera, nkomeza gahunda yo gusenga. Yego. Akajya memba ibihumbi 10 ku kwezi. Hanyuma mukorera amezi ageze mu 8, amezi 3 andara yanyambura. Yego. Ubwo nasengeraga Galilaya hano kuri ADPR Galilaya. Icyo gihe niho nasengeraga, hayoboraga wabashe Manuel, niho yayoboraga ari pastor. Tuza kunaniranwa bitewe no kunanyambuye, hazanamo n'ibindi byinshi. Hanyuma mu mafaranga memvye ndagenda mpitacaka inzu yo kubamo hejuru mo Kigali, hejuru urusengero rw'igalilaya. Ndagenda nguramo akamatera hano Kiruhura, nguramo akamatera, nguramo utuntu tugize gutyo nyine, nangira ubuzima bwanjye vuga ngo reka niyubake. Nabwo hashize iminsi mike ngiye nsanga twa tuntu twanjye abantu two badutwaye batwibye. Nibwo wambashe Manuel yapanga amasengesho y'iminsi 7 icyo gihe, hari ububyutse bukomeye cyane Galilaya. Hanyuma njyayo atumiye umuhanuzi w'Icyangugu, araza nicaye arambwira nkumva nkubwire, bati Imana irambwiye ngo Imana izakugirira neza kandi Imana izakurengera. Kubwo aya masengesho uburyo twasengaga, twabaga dufite amabaji.
bambaje abantu yashyiragaho amabaji bakavuga ngo amasenga amasengesho y'iminsi 7 tugomba kuba ahangaha tugasenga Imana hanyuma yatwenda tukiyakira mu gihe cyo kunyibara mitamporo ufite ndavuga ati ngize Imana mbonye aho kuba icyumweru mbonye n'ahantu turamaza gusenga nkarya umuceri nkumva ameze neza hanyuma amasengesho ndagenda yasenga umuhanuzi aramanura arambwira ati Imana izakugirira neza Imana izakurengera amasengesho turayasenga turayasoza tuyashoje nibwo n'igihe cy'inzu nishyuye kiba kirageze nta kazi nta mafaranga yo kwishyura mfite mpita njya mu ishyamba rya Kanyarira mara amezi 6 amezi 6 utunzwe n'icyo ryiki bebe sambabarira izo ni inkuru ndende nazo ubwo nawe nabwo ni inkuru ndende bw'amezi 6 amaze Kanyarira mara amezi 6 mu ishyamba rya Kanyarira abantu benshi bari bahanzi abenshi bazamukaga kizabonwa bambonagura bakavuga ati amashakoshi yanyu muyabike bitewe n'igihe n'ubuzima nari maze hehe nari maze Kanyarira hanyuma ikintu cya mbere cyambagaho umuntu yazaga akamicira ikijana naguraga biswi nari nunzwe na biswi n'amazi yarayipfo kizabonwa hamwe hasi naragenda ngafata nkavoma amazi mu gipipiri nta myenda nari mfite n'igifite igipantaro kinini umuntu yamaye naracyambara ndetse nkasa nkaho nyikuba nkacyambaza umugozi noneho mu gihe cya nijoro mumaze kwira nkagenda nkagifura nkambara ubusa nkicara kwibuye hanyuma mu gitondo kikuma nkongera nkacyambara nkasubira mu butayu ukwezi kwa mbere kwa kane kwa gatanu mu kwezi kwa gatandatu kugitangira nabwo nabonye umutera nkunga haza umumama wari utuye munsi y'umusozi neza arambwira ati ko buri gihe ko tukubona aha ngaha bimeze ndamuganiriza mubwira aho ubuzima bwanjye gake arambwira ati nanjye mfite umugabo udakijijwe ariko saa 12 ujye umanuka urye wowe tugaruka ku musozi wiryamire uwo mumama nawe aransindagiza iminsi igeze kuri 20 nkagenda nkaryiwe nkajya kurera ku musozi Imana mu Umugisha ndangiza ukwezi kwa gatandatu nibwo narindi kizabonwa ku mazi neza Imana izana umuhanuzi aruturutse irwamaga no mukecuru araza turuka ruguru ayirukanka asanga ndicaye kwibuye nigunze inzara yari yanangishe none nijana ryo kurya biswi naribuze hanyuma manuka yiruka aramfata arambwira ngo mvukuna Imana ivuze Imana iravuze ngo nimugoroba saa moya hari groupe iri buje ivuye i Kigali y'abantu 8 ibirimo umupapa munini ubyibushye arambwira ngo iraza muri ubu buvumo rwa kizabonwa bati niba bari guhimbaza nawe ujye muhimbaza nakundaga guhimbaza Imana nakundaga kubyinira Imana nakundaga kuririmbira Imana reka Imana ibime narabikundaga cyane urwego rukomeye hanyuma arambwira ati ni groupe niza bakimara guhimbaza kandi icyo Imana iri bukore nugume kuri uyu musozi uhita utaha usubire iwanyu iyo groupe yaraje ayo masaha yambwiye yinjira mu buvumo saa 2 atangirira himbaza bahimbaje nanjye mitanjyayo magiye baranyikanga bitewe no kunasaga no nari meze ndababwira ati nimuhumure nicara kwibuye aho ngaho nyine mu buvumo barahimbaza bashobora guhimbaza umumama bari barimo ahita mfata nshyira mu mugongo anshyiraho n'igitenge arameka arambwira ngo mvukuna Imana ivuze aranzengurukana arahanura aravuga ati mwese Imana iravuze ngo mushyire amafaranga mwazanye hano hasi hanyuma bagenda bashyira hasi havamo 120 bashyashye 120 arambwira ngo Imana irambwiye ngo Imana iguhaye amafaranga batereka amafaranga Imana iguhaye mu gitondo cya kare tuva kuri uyu musozi usubira i Kigali Imana izakugirira neza amen hanyuma nshimira Imana ndabwira ngo Imana ishimwe kwinyweye kuri uyu musozi mu mezi 6 nahamaze nibwo bwakiye mu gitondo mu mupapa arambwira ati kuko nakubonye gutya ngwino umuntu Imana yakunze igatuma nkuhana amafaranga ambwira amateka yawe hanyuma ndamutekereza ukuntu bimeze muri makeya arambwira ati reka tumanukane tujya hari Muhanga muri gare ahita agenda nkurira ishati angura n'ipantaro angura n'inkweto ndaniyogoshesha hanyuma mitamanuka i Kigali 2020 bamaye nagiye mitanshaka inzu y'8,000 ya chambrette mitanangira hano kwa Jorome mu Gatsata nangira gukora ibintu bya mobile money hanyuma nabwo ndakora maze nk'amezi 8 ndi gukora haza imodoka y'ivatiri sinzabyibagirwa barambwira ngo bafungura ikirahure barambwira ngo nimbabikira ngo nimbohereze 2,000 kuri telefone hanyuma muha telefone nyine ari mu kira bari abagabo 2 n'umukobwa uri inyuma barimo nimbaye telefone ngo mbohereza amafaranga nyine kwa muha telefone umuntu ukamuga atakira ashyiramo nimero mwohereza amafaranga ndayamuha telefone ayimaye amafaranga amaze kuyatubura sinabyitaho imodoka iratsa iragenda amansigira 2 bamaye kuko amafaranga ari maze kubikurira umuntu amafaranga yose nyafite kuri telefone 100 nari mfiteho hanyuma hashize akanya haje umuntu ngo mubikire 5 mbitse kuko mbere warabika bakuvuga ngo konti yawe ngiri munsi niko MTN ha message yaza kuvuga ngo konti yawe iri munsi barambira ngo konti yawe iri munsi ndebye kuri balance nsanga amafaranga asigaye ibiceri 540
mamagara kuri MTN barambwira ati tuvugana nyine bamaze kuyatubura barajya mpita nangira ayo kujya nirirwa ku misozi nangira nsenga mpamagara Imana ngenda nsenga ngiye mu buvumo bwa Rugira amacumu hani Karama abantu barahaza nibwo nasenze mahurira n'umupapa umwe tunyine tuba inshuti tukajya tujya mu buvumo tugasenga twavamo akangurira irindazi nkanywa n'amazi akangurira n'icyayi mu gihe abonye senyisa nyine tuba inshuti noneho hashize igihe aranganiriza arambwira ati rero Patrick ndabona ubuzima bw'ikigali tuzabushobora reka nze ngushakire akazi Bugande hanyuma ugende wigire Bugande basi Imana izakugirira neza ndavuga ati umuntu ni inshuti yanjye tumaze igihe dusengana Imana y'amahoro wasanga imukoreyemo noneho ngira ikibazo cyuko narangamuntu mfite mu bantu banyibye bari barambye nirangamuntu nibyo ngo barabiterura barabitwara ntarangamuntu nari mfite ndibaza ndavuga ati se kujya Bugande nzajyayo gute ntarangamuntu mfite arambwira ati ngiye mfite umupangu w'uburyo tuzajya Bugande anyigira umushinga mwiza arambwira ati pfa kuzagerayo nta kibazo buriya mva ngo bwiza ukuri yongeze kuri kino kintu ndababwira ngo bakristo bene data nshuti z'umusaraba Imana ijye barinda ikintu cyitwa umudemoni w'inzara inzara nta kintu idakoresha nshuti yanjye inzara nta kintu idakoresha inzara Imana ijye barinda umudemoni w'inzara mu izina rya Yesu w'i Nazareti uzi ko inzara yandiye uwo mupapa akangira umushinga wo kujya Bugande mu mufuka wa kilo 100 kilo 100 yes kubera inzara anyigira umushinga hari imifuka y'ibigundira kera yabagaho anyigira umushinga arambwira ati wowe uzajya mu mufuka hanyuma tuzaca ku mazuru duce no mu kanwa ndabizi neza ko uzagera Bugande ukiriho kumba nyange Bugande kungurisha nabizi kagiye kugurisha kagiye kumakazi komesha akazi nabwo n'ubuhamya burebure n'ikindi gice hanyuma reka icyo tugisimbuke reka ni kirekire cyane tucyamara nk'amasaha ageze muri 2 wenda nzagaruka mubahe uburyo nagiye Bugande bakangurisha nkaryama ku makoma hanyuma Imana uburyo nahavuye ni Imana yabigizemo uruhare bese none yigiye umuhigo mbwira Imana ngo ubwo ndokoreye ahangaha nzagukorera ikintu cyose uzanuma gukora nzakigukorera kubera ko mbonye ukuboko kw'Imana ukora ibitangaza ukuri umuntu kwiseta agiye kubagwa atabyaye atagiye kubyara ahubwo agiye kubagwa agiye kujonga burushete agiye kuribwa ubwo rero kera barabivuga nkagira ngo niniza ariko ngenda nabyibone n'amaso yanjye ubwo n'ubundi buhamya burebure hanyuma rero kansimbuke nje ku gace kamwe ko kuntu inzara yandiye maze gushaka umugore tumaze kubyara umwana nzara yagukurikiranye ni ibintu birebire buriya iyo Imana izakoresha ibikomeye uca mu bikomeye kugira ngo ukomere niyo mpamvu nabwira abantu ngo muhumure ubuzima bwose urimo naho Imana itakura umuntu nahana Imana itamugeza nshuti yanjye Imana irazirikana upfa kuyikomeza ukasenga ukabana n'Imana ukaba mu muhamagara Imana ishaka ibindi byose Imana irabikora kandi bikagenda neza amen hanyuma nza kubyara umwana wa mbere mbyaye umwana wa mbere njarira ku Muhima mbyaye umwana wa mbere tubura amafaranga kuvuye kutuvana kwa muganga ubwo nabyaye mfite 5,000 imbere n'inyuma hanyuma umudamu maze kubyara baratubwira ati rero uyu mudamu ntagatwara ni aragagenda kuri moto mugomba gushaka imodoka imutana ndavuga ati mfite 5,000 nari mfite agatelefone kadafite urugi umuntu yagwanga 2,000 cyangwa 3 hanyuma nibaza uburyo ndi buve kwa muganga nta mafaranga mfite ya taxi voiture numva birandenze nyoberwa uburyo ndi bubigenze numva gahinda karanyisha naherekejwe n'umumama umwe wakoraga akazi k'ubuzunguzayi nawe nta kintu yari ariho niwe yari ari ku mudamu wanjye hanyuma mfata umwanzuro wo kuba nafata moto kugira ngo umudamu wanjye agere mu rugo tugeze hano Nyabugogo mu mashyirahamwe umudamu baratobotse baravuye bamushyira hasi taxi voiture biraje ya mafaranga nayo nabuze yo kugira ngo umukure kwa muganga umutahane mbone yimukura aho ngaho imujyana imusubiza kwa muganga urumva ubwo nabwo ni urugendo rurero kugira ngo mvaho ngaho hanyuma rero kansimbuke nge ku gice tugeze mu rugo umudamu bura amashereka kubera inzara hari umumama wacuzaga ibirayi botsa ibyo ku muhanda bigura 100 hari wari utuye hano mu cyaha hafi wabigiraga inshuti yanjye ndavuga ati kugira ngo umwana wanjye yicwe n'inzara n'umugore wanjye apfe reka njye gushaka basi ni inshuti yanjye arama ibirayi 2
mbizamukane basanywa amazi wenda buraramuka hari ukuntu Imana yabigenje. So niko naragiye mageze nsanga umuhungu we nawe nawe uhari, ndamubwira ati rero mama wawe ni inshuti yanjye rwose, mbabarimo ibirayi bibiri, arambwira ati umuhungu arambwira ati mama arambwiye ngo mugende hano sinemereye gukopa. Mava mfashe umwanzuro kugira ngo ngutabare ku musozi ngiye kwiyahura. Wenda ndavuga ngo rero nubwo bimeze gutyo ariko nimpfa abantu bari buze kunshingura bararamira umugore wanjye n'umwana wanjye, ariko ngewe napfuye byarangiye. Mfata iyo gahunda nzamuka mukove, nzamuka njya ngo ngutabara ari ku bitare, ndi kureba ahantu heza ndi buzamukire, nahita ndekura nkahita mara ngikubita hasi nkapfa. Basi abantu bari buze gutabara n'imiki barasanga umudamu wanjye n'umwana wanjye babatabare, ariko ngiye mbitangire kuko nabanaga nta yindi shuwa nimwe isigaye yo kugira ngo umwana wanjye n'umudamu wanjye babeho baramuke. Hanyuma nibwo nahageze nzamuka ku rutare hejuru, ndi kureba neza hano hashashe kugira ngo manuke nikubite hasi. Nibwo haturutse umudamu inyuma yanjye ruguru gato, araza yiruka arambira ngo Patiri ngo usigaye ubaye ko wabuze. Ndamurira navuga ati umudamu we ntaje kumvangira koko umupango wanjye nawe urangije. Arambaza iki umudamu yagiye, arambwira ati narakubuza ati hari ikintu wamanuriye turimo turasengana, bati none Imana yaragikoze, ati nashatse nimero yawe narayibuze, bati none ngize amahirwe ndakubonye. Arambwira ati rero nubwo nkubonye nta mafaranga mfite, bati ariko mfite 10,000. Bati ngiye kuguha, ati Imana yakoze ibikomeye. Akivuga amafaranga ndavuga ati nukuri kuyera Imana igitabara, Imana itabara, hari igihe gutabara finally kweli. Inshuti zose zagiye, imiryango yose yagutereranye, data gusanga aho bagutaye, Imana ikaguha ubuzima. Uwo mudamu arambwira ati mfite 10,000 imbere n'inyuma, akimbwira ngo amafaranga nitera hejuru, shimira abwira ngo Uwiteka uhimbazwe, ibindi byose yakurikiyeho ntago nabyumvishije, numvishije amafaranga 10,000. Yo arambwira ati rwose narakubuza, ati Imana yangiriye neza, bati nashinze butike hano hepfo, bati rwose ati ndaryoshye n'umugabo wanjye yaragarutse. Iki gihe twasenganye umugabo yaramutaye, ari gusenga Imana kugira ngo umugabo yongere agaruke. Turasenga riri mu butayu, Imana imugirira neza iramutabara. Hanyuma rero hashize imyaka myinshi, Imana iramwohereza kugira ngo aze ankure kuri uwo musozi andinde kwiyahura. Imana yohereza marayika wo kunkura ku musozi andinda kwiyahura. Hanyuma 10,000 aranambwira ati rero ati ubu tuvugana mfite ikigeragezo naje gusengera. Bati mfite iduka harimo imyenda harimo icyatsi, ariko mfite abademoni b'imbeba. Bati baza bakandira imyenda, bakandiye bakanyangiriza ibintu. Ndavuga ati bitewe n'umunezero Imana imaye n'amavuta numva nuzuye, izo mbeba tuzikura amenyo, tuzigira ibimuga zizaza zikambakamba, niki tuzisengere izo mbeba twatura gute. Arambwira ati tujya tunyurane mu rugo ubanza unahareba. Turamanuka tuhageze, arabanza amata ndinywera, nkubitira indazi 10,000 zanjye ndabifite ku mufuka. Arambwira ati rati kuva wageze mu rugo ati akira n'ibindi 10, batutega kamoto usimbukure mu bibaye 20. Yesu mwene Dawidi, haleluya. Narasenze bitewe numva buri mva nkubwire hari ikintu kera abantu bavugaga, nkumva ni ibintu wenda byo gutwika cyangwa nibiki. Hari ijambo rigeze nsoma ngo umutima w'umuhanuzi unezerewe, umutima w'umuhanuzi unezerewe urema ikintu kikabaho, niyo atahanuye arakiraremeka. Yego nezerewe, numva umunezero baye mwinshi. Natura amagambo akomeye ndavuga ngo umwaka utanga iki gihe Imana izagutware hanze kandi ugende n'umuryango wawe, kandi Imana izakugirire neza ugeze kuri level wumva wifuza. Ndabyatura turasenga, duhamagara Imana, dusenga Imana. Wa mubyeyi wenda nagushuhuje nujya ku IRAMIRO TV ugasanga ubuhamya, umenye ko ngushuje mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Uyu mubyeyi ari mu Buholandi, ahubwo nabibona rwose ari mu Buholandi. Ndagushuhuje rwose, Imana ikugirire neza kandi ukomeze ugubwe neza mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. Hanyuma rero navuye aho ngo numva nezerewe, manuka Nyabugogo kuri Porovia. Arabibera niho nahise duhukira. Ndavuga ati nta kindi kintu kigomba kubaho, Uwiteka amaye ibyo kurya no kuramira abana no kuramira umugore, reka manuke. Nagiye Nyabugogo nkoresha isombe, mpita ngura inyama, ngura n'imifupa, bitewe n'umururumba nari mfite ngura byinshi. Ngeze mu rugo inkono byanga kujyamo. Yegoko byanga kujyamo. Ni isafuriya, n'iyi safuriya nshyiramo nayo iruzura.
nongera nirindi ubwo ndiko ngenda nacuranura buri yumva ngo bwiza ukuri hari abantu bajya bavuga ngo isombe idahiye ngirica kire kudashonje kire kudashonje bitewe no kuntu nabona bameze nanjye meze ubwanjye isombe yabize kabiri utangira kujabura twatangiye kwirya ikiri itari yashya we itari yashya ubwo Imana inkura aho ngaho mbona mbayeho n'umugore wanjye agize ute abayeho mbona Imana iritamuruye mu izina irya Yesu mu gicuku cya nyuma Imana ijya yitamurura amen. Ubuhamya kari burebure wa muvandimwe we waretse tukazagaruka hanyuma ndagira ngo ushimire ubuhamya bufite amapisodi reka wenda ugarukira aho ngaho ko Imana yagutabaye ko yagutabaye ugiye kwiyahura banguka wajya ugiye kwiyahura ariko ugenda ugiye guhura n'Imana iri kuzana ibyawe ku musozi hanyuma mu bintu numvishemo bigaragara ni uko umugore Imana yamuteje imbere kugira ngo azahure nawe kuri uwo musozi ugiye kwiyahura. Imana ifite intwaro nyinshi, ifite uburyo bwinshi, ifite intwaro nyinshi yakoresha gutabara utaraseba utariyahura. Amen. Hanyuma wenda n'ibindi bibazo nzabikubaza mu kiganiro cy'ubutaha kuko ibiganiro byacu nakagaruka. Dushima umuntu wese abanye natwe muri uwo mwanya w'ubuhamya kandi tuzagumya tubazane ubuhamya. Ntago ubuhamya ari kuvuga Patrick ari kubeshya kuko hari abahamya, hari ibihamya. Gusa hageze ubu arashima Imana kandi abona nawe ko adafite agifite inzara, ntago ari kuvuga inzara kugira ngo abasabe, ahubwo ari kuvuga inzara agira ngo bababwire ko Imana ikura kure. Imirimo Imana ikora. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera nkibuka imirimo y'intoki zawe, aravuga ngo nkuramburiye amaboko. Amen. Buri hari abantu benshi, reka dusize kuri kano kantu. Buriya niba ari ikintu cya mbere cyafashaga abarokore ba kera no gutanga ubuhamya. Gutanga ubuhamya. Uzi ko abantu bafataga urugendo rw'amasaha nk'atanu bagiye gusengera nk'urusengero runaka, bakagenda batanga ubuhamya baganira. Bani iki kintu cyafashije mu Kristo, agenda aganira bagatabo k'umugenzi, bagenda baganira kugira ngo urugendo rw'icumi. Ubu rero kugeza kuri no rwego mbabajwa nuko hari abantu benshi baza bagatanga ubuhamya, abenshi bakumva ko abantu babeshya, abandi bakumva ko ari ukuza kubasaba, abandi bakumva ko hari ibintu byinshi bagendereye, ariko niba ari ikintu cya mbere cyubaka ngiye mu buzima bwawe, ikintu kinyubaka kikanshimisha, nukuza umbwira ubuhamya bw'ibyo waciyemo. Ibyo gurira kuri tera utwika nkumva uko Imana ivuze, nazi ibyo waciyemo, nazi ukuntu bimeze, nazi urugamba warwanye, banza umbwira uri we uwo tugendana, hanyuma menye ivuko n'imva ryawe ryo kuntu Umwami Imana mubanye. Niyo mpamvu igitangaza suko hari ukomeza uku, igitangaza nuko hari uko hari umeze Imana ikakurinda. Niyo mpamvu rero nababwira ngo ikintu cyitwa ubuhamya ni ikintu cyitwa umwimerere cyubaka. Ubwo nawe ngukundishe, niba udakunda ubuhamya ubukunde nawe ubwawe baguhaye iritere, hari byinshi wavuga Imana yakurengeyemo. Yego ubuhamya urwego dukomeze n'abandi bari muri ibyo bintu bimeze nk'ibyo waciyemo. Kandi burya Imana ntago iri imbere cyangwa ntago iri mu byo yavuze, ahubwo iri mu byo yakoze ku buzima bwawe. Igihe utakaje ubuhamya, igihe cyose utakaje ubuhamya, ubutakaje imirimo y'Imana cyangwa se ubutakaje Imana. Hanyuma wowe utarakora subscribe, uyikoreshe, like, comment, tujye tubana mu biganiro uko bikurikirana. Turabashimiye ko mwabanye natwe nyine. Hanyuma uyu twari turi kumwe ni Patrick, umugabo Imana yagiriye neza. Reka tumusabe asengera abantu bari guca mu bihe nk'ibyo yaciyemo. Kandi byose Patrick byamubaga urumva yari yarize ibyo byose. Kuba warize ntivuze ko utageragezwa, ariko nyuma yo kugeragezwa Imana itabara umuntu wayo. Nyuma asengera abantu bari dukurikiye kugira ngo Imana ibahe inkomezi, ibatabare bari baguca mu bigeragezo, mu bibazo, mu ntambara. Imana ibagire neza, ize kuza mbwa, kandi niba ikibabesheje muri ibyo bigeragezo ibaha imbaraga zo kubikomereramo. Hanyuma Imana ibahe umugisha cyane. Nabwiye YouTube channel yanjye ni Isezerano Ryera TV. Yego. Wanyurayo ubundi Imana ikaduhana umugisha mu izina rya Yesu. Namba yanjye ukeneye kumvugisha inama, ukeneye kumva byinshi kuri ubu buhamya, ni 82 7 2 3 2 41. 82 7 2 3 2 Imana ibahe umugisha cyane. Kadusenga Imana. Paulo yaravuze ngo muhumurize abantu, mubahumurize, mubabwire ibyururutse imitima, no muri Yesaya ryanditsemo. Hanyuma Imana ibahe umugisha cyane. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, ndagushimiye Mwana kuri Imana ihumuriza abadamu,
uri Imana ihumuriza abagabo, uri Imana ihumuriza abakobwa, uri Imana ihumuriza abasore. Mu izina rya Yesu Kristo, nta kure cyane utakura umuntu, nta kure cyane utamugeza. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ibintu by'ubusabusa ubasha kubirema, ukabiremamo ibintu bifatika, insuzuguro ukazigaha agaciro. Mu izina rya Yesu Kristo, ngushimiye ko ndi muri uyu mujyi wa Kigali, mu bantu tuvukana bose wangiriye icyizere. Ninjye ndi umujyi wa Kigali jyenyine, nubihererwa icyubahiro Mwana. Ndagushimiye ko umuntu ukunze ujya umuha agaciro, kandi Uwiteka ukabasha kumwamamaza. Mu izina rya Yesu ndakwinginze cyane Mwana, fasha buri muntu wese yiriye hari uri mu buzima azi ko butahinduka, ndamukomeje mubwira ngo ahumure, kuko Uwiteka amutabaye atari yaseba. Ndagushimiye Mwana, urakoze kuri Imana ishoboye, urakoze ko Imana imva gusenga nta wakwirigiye akorwa n'isoni, imbaraga zawe zihora zihoraho. Muri ibyo yaravuze ngo bamwe biringiye abantu ngo barabahemukira, ariko tukugezeho biremera, nuhabwe icyubahiro. Abantu bajya baturambirwa, ariko tugezeho ntabwo ujya uturambirwa, ahubwo uratubwira ngo nadabakuruje neza. Yesaya yaravuze ngo wadukuruje neza, ngo uratwiyegereza, uravuga ngo uzongera kutwubaka kandi tuba twubakitse. Ndagushimiye Mwana, uko wakuriye Yeremiya, uko wabanye na Yesaya, uko natwe wagiye ubana natwe, dufite ibihamya by'ibyo wagiye udukorera. Icyubahiro ni icyawe. Ndabasengeye cyane rero Mwami, ubuzima bwose barimo babakuramo, wahindura dante y'ubuzima bwabo, ukabaha agaciro, ukabaha ubuzima, izina ryawe rigahabwa icyubahiro Mwami. Ntanjye bana bayengiye kwiyahura, masanga marayika handindiriye. Uwiteka ndagushimiye cyane, uri Imana ikomeye ugira neza, ngaho habwa icyubahiro muri byinshi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Uwo twari turi kumwe ni Patrick, wari ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se wari kuri mikoro ni Ntakirutimana Eiie. Ciao 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 ciao.